naza akabwiriza igicu cyo cyatwikiriye hano hantu imbaraga y'Imana ikora atari umuntu ukora ahubwo ari Imana yikorera ku bwayo. Ezra ibice 7 n'umurongo w'10 musomere murajya musoma umurongo gusa kuko ndihuta. Ibice 7 umurongo w'10 wonyine. Ongere vaya minota yandangiranye. Ibice 7 n'umurongo w'10 kuko yari yaramaramaje mu mutima ushaka amategeko y'Uwiteka ngo ayasohoze kandi ngo yigishe mu Bisirayeli amategeko n'amateka. Umurongo w'10 oya umurongo w'9 niwo mubwiye komeza uhagarare nakubwiye ngo ndihuta ngira ngo iminota yavuze akeneye kuba ageze aho. W'9 nasomye w'10 reka nsome w'9. Oya w'9 wihorere. Somo wa 6. Garuke hejuru. Somo wa 6. Bice 7 wa 6. Naho ngaho dusoma. Ezra uwo arazamuka ava i Babuloni kandi yari umwanditsi w'umuhanga mu by'amategeko ya Mose yatanzwe n'Uwiteka Imana ya Isirayeli. Umwami amuha ibyo yamusabye byose abiheshejwe n'ukuboko k'Uwiteka Imana kwari kuri we. Abiheshejwe nande? N'Uwiteka Imana. Abiheshejwe n'ukuboko k'Uwiteka Imana kwari kuri we. Jya ku murongo w'9. Umurongo w'9. Ndetse yahagurutse ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa mbere ava i Babuloni, maze ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa 5 ageze i Yerusalemu abiheshejwe n'ukuboko kw'Imana ye kwari kuri we. Ageze ate? Abiheshejwe n'ukuboko kw'Imana ye kwari kuri we. Ninde ushaka ukuboko kw'Imana? Wikwicara ntabwo nari nasoza. Yego. Jya kwa 23. Kuri 23 muri iki gice. Agitegetswe n'Imana nyirijuru ikizategekwa n'Imana nyirijuru cyose gukorwa ku nzu yayo kijye gikorwa bitunganye kugira ngo uburakari butagera mu gihugu cy'umwami n'abahungu be. Amen. Amen. Ntabwo nibwongere gusenga twasengewe sibyo kandi nakongewe n'ibindi byanditswe byinshi ariko kubera ibihe dufite nagize umugisha wo kumenyana n'aba bakozi b'Imana. Amen. Tuzabararika bazi wacu kandi nawe niba dushima natwe tuzaza. Ntabwo nongera gusenga. Ezra uyu nguyu aratubera urugero rwiza rukomeye. Numwe mu itsinda ryavukiye i Babuloni ariko icyiza cye yakomokaga mu muryango w'abatambyi. Imana ihabwa icyubahiro. Yakomokaga mu muryango w'abatambyi, yari mwene Seraya, ugakomeza ukagenda ukagera kwa Zadoki ukazagera kwa Aroni umutambyi mukuru. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo muri we ari Babuloni yamaramaje mu mutima we gushaka amategeko y'Uwiteka Imana. Umwami Yesu ahabwa icyubahiro. Yamaramaje mu mutima we. Ijambo kumaramaza ni ukuvuga ngo yariranguje. Ubwo wese atagize icyo yisigira aravuga ati ngomba gushaka
amategeko y'Uwiteka Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Ayo mategeko nta kindi yashaka kugira ngo ayamenye, narangiza akore n'ibyayo nabisohoze, kandi ngo narangiza azabashe no kwigisha amategeko bene wabo. Yarayasomye, arayasesengura, arayamenya, arayumva, arangije aba n'umwanditsi wayo kandi aba n'umwigisha wayo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Iteka umuntu ushaka ijambo ry'Imana, haleluya, umuntu ucukumbura mu ijambo ry'Imana, umuntu uhora atumva ijambo ry'Imana ku cyumweru gusa, ahubwo yagera no mu rugo akongera akagira ati, akarisubiramo, akaryuza, akarisoma, akarisesengura, bene uwo muntu Imana imwitaho. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Amen. Imana igira gute? Kuko igitangaza cya mbere ni uguhindurwa n'ijambo ry'Imana. Igitangaza gikomeye ni uguhindurwa n'ijambo ry'Imana. Iyo ijambo ry'Imana ryamaze kuguhindura, amen, uyu mugabo niwe wazanye icyiciro cya kabiri mu bazamutse bava Babuloni. Icya mbere cyazanywe na Zerubabeli, nawe azana icya kabiri, kandi ageze muri Isirayeli ibintu birahinduka. Imana ihabwa icyubahiro. Bihindurwa nuko yarazi amategeko y'Uwiteka Imana, bihindurwa nuko yari yarayize, bisobanurwa nuko yari yarasomye, bisobanurwa nuko yari yarasesenguye. Araza azana ububyutse mu nzu y'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Atandukanya Abisirayeli bari barashakanye n'abanyamahanga. Ye atunganya umurimo w'Imana kubera ko yarazi ijambo ry'Imana. Iteka umuntu ushaka kuba umukristo mwiza, uzakorera Imana, kandi ibyo akora Imana ikabana nawe, ni umuntu uzarondomokera mu ijambo ry'Imana, ni umuntu uzamaramaza gushaka ijambo ry'Imana. Imana data nihabwa icyubahiro. Amen. Tubonye yuko ngo ahaguruka i Babuloni, Yesu ashimwe cyane, azamuka ngo ave i Babuloni, kuko yari umwanditsi w'amategeko ya Mose yatanzwe n'Uwiteka Imana ya Isirayeli. Biratubwira ngo umwami amuha ibyo yamusabye byose, ariko ngo abiheshejwe n'ukuboko kw'Uwiteka kwari kuri we. Bavandimwe, ngira ngo nongere nkubwire, Yohana yaravuze ngo ntacyo twabona kitavuye mu ijuru. Niba mukeneye kugira icyo mugeraho, nimumara maze mu ijambo ry'Imana, ukuboko kw'Imana kuzaguha ibyo wifuza. Amen. Umuntu mwigeze kuvuga ati, icyo mpfa n'abantu bakijijwe, atumuha ikintu akavuga ngo Imana ishimwe, kandi ari wowe ukimuhaye. Nanjye ngira ngo nongere mbwire, nuko tuba tuzi aho cyavuye, tuzotanga uwo ari we. Umwana w'umuntu ni umunyabugugu, umwana w'umuntu arikunda, ariko iyo Imana yagukunze gukundisha abantu, haleluya, igukundisha n'utagukunze. Uyu mugabo wategetse ngo Ezra bamuhe ibyo ashaka byose yari umunyamahanga, ariko kubera ko Imana yari kuri Ezra, yarategetse ngo nimumuhe ibyo yifuza byose. Uyu munsi imbaraga y'Imana imanuke, ukuboko kw'Imana kuguheshe ibyo wifuza. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amen. Kandi y'Imana yatanze ntawutera. Haleluya. Haleluya. Abantu baravuga, barakuvuga bakakuvuga nk'umutsima, baguhindura bakugira gutya, ariko jya ubyihorera. Wowe ducukumbura amategeko y'Uwiteka Imana, jya ushaka ijambo ry'Imana. Umunsi Imana ahinduye amateka, abantu bazahindura amagambo, kubera ko Imana iyo yahinduye ibintu, iyo yagambiriye gukora ntawikoma mu nkokora. Uyu munsi niba ushaka kubona ukuboko kw'Imana, ongera wakira ijambo ry'Imana mu mutima wawe, ongera uha ijambo ry'Imana agaciro mu buzima bwawe, ongera uha ijambo ry'Imana muri wowe, urebe igitangaza cy'Imana igukorera. Yimpera icyubahiro niba wumva ibyo mvuga byumva. Umwami Yesu nahabwe icyubahiro. Amen. Ngo ndetse ahagurutse ku munsi wa mbere, iyo ni tariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere. Haleluya. Kalendari y'Abayuda, ukwezi kwabo kwa mbere niko kwacu kwa kane, sibyo ra? Bakwita Abibu. Ubundi mu Gikarudaya bakakwita Nisani. Ariko ngo yahagurutse ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere, niko ijambo ry'Imana hano ritubwira. Itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere ava i Babuloni. Haleluya. Ngo maze ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa gatanu agera i Yerusalemu, abiheshejwe n'ukuboko kw'Imana kwari kuri we. Ndagira ngo nkubwire, iyo ukuboko kw'Imana kukuriho, haleluya, haleluya, itangirana nawe ikazasozanya nawe.
ushaka kubona ukuboko kw'Imana. Hallelujah. Iyo tuvuga ukuboko kw'Imana ntabwo tuvuga kuko intoki eshanu, ahubwo tuvuga imbaraga y'Imana. Imbaraga y'Imana itimirwa, imbaraga y'Imana itagira bariyeri iyitangira, imbaraga y'Imana idatangirwa n'amagambo y'abantu, imbaraga y'Imana idatangirwa n'amarozi, idatangirwa n'abapfumu, idatangirwa n'icyo ari cyo cyose. Iyo yamanutse iraza igakora. Mumuhere Imana icyubahiro. Uyu munsi iyo mbaraga y'ururuka izibane nawe. Umwami Yesu nahabwa icyubahiro cyinshi. Amen. Haleluya. Ukuri kw'ijambo ry'Imana nuko kutubwira. Umwami ngo yaje gutegeka, aravuga, arababwira ati mureke mbabwire ikizategekwa n'Imana y'abari abagabo. Ariko mugire ikizategekwa n'Imana y'Abisirayeli mujye mugitanga vuba vuba byihuse, kugira ngo iriya Mana yabo itarakara, izina ry'Imana rihimbazwe cyane. Amen. Ndagira mubwire Imana niba ari Imana yawe, Imana niba ari Imana yawe, ikizategeka ku buzima bwawe kigomba gusohora mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Bwira mugenzi ukuboko kw'Imana kuratanga. Kugira gutera uti uyu munsi nawe Imana iguha icyo wifuza. Uyu munsi Imana ikuramburira ukuboko iguhe. Uyu munsi Imana igishyira mu biganza byawe. Umwami Yesu ahimbazwe. Niba hari icyo ushaka ku buzima bwawe, Imana igikore. Amen. Amen. Imana igira ite? Niba ari ku rushako rwawe Imana igira ite? Niba ari mu rubyaro rwawe Imana igira ite? Niba ari mu muryango uvukamo Imana igira gutera? Niba ari kuri konti yawe Imana igira gutera? Haleluya. Niba ari mu itorero ryawe, niba ari mu itorero ryawe Imana igira gutera? Niba ari ku bashumba bawe Imana igira itera? Niba ari kuri korali Imana ibigenza ite? Niba ari ku banyamasengesho Imana igira ite? Turatangaza duhanura tuvuga ngo icyo Imana ishaka uyu munsi muri Methodiste Libre Paruwasi ya Nyagasambu, Imana igira icyo ikoramo mu izina ryayo. Bwira mugenzi wawe haleluya, haleluya. Umubwire ngo Imana ntabwo iyitangira igitazasoza. Bwira mugenzi ngo uru rugendo, mubwire ngo uru rugendo Imana yadutangije izanarusohoza. Bwira mugenzi ngo tuzagerayo. Haleluya. Uti kubera ukuboko k'Uwiteka Imana, kubera ukuboko k'Uwiteka Imana. Umwami Yesu nahabwa icyubahiro. Amen. Kandi ibyo twifuza byose muri uru rugendo Imana izategeka tubibone. Gutegeka kwa 28 n'umurongo w'8 haravuga ngo Imana izategeka umugisha. Izategeka iki? Ntabwo izawutegeka uze mu Bisirayeli. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Ariko byose ni ukubera iki? Ukuboko kwiza kw'Imana kugeze gutera kuri twe. Imana data wamugisha kasubikira aha. Uriya mugabo w'inzobe hari iminota yifuza kuba ageze hano, nabasogongezaga umwuka wera abacuruzi.